twamenagurise we sinsangara kakeye we mbega amatabi we taberanje ngatabi karayira cyo cya Frank kamakare amagara shitane shaje nshungira umutekano ko Kigali sinahizera Your airtime is below minimum balance. Singina ndebe yakangaye shamiti nimero zo mu Rwanda ziragora ndebe ko bikunda. Hello. Hello. Hello, Stan. Yes. Mrs. Mirangi sibura cyayifitera. Myaka myinshi. Ngiye kuza mu Rwanda rero. Uracyakora akazi neza nka kera se? Yes, urabizi. Ngiye kuza mu Rwanda rero. Kandi ndazana n'abarinzi bacya, ndazana n'abarinzi babiri. Shaka yo kuzayincungira umutekano mu ibanga rikomeye cyane kandi twama n'amakuru. Ariko urabizi icyo dupfaranye nawe. Ni amafaranga. Ndabizi ko icyawe ari amafaranga ubwo nakumvije ariko kuba utinya kubimbwira ko tutakimeze nka kera. Ndabizi kabisa. None sasa ukuntu ibintu bihagaze ejo Frank afite bidi kandi urabizi ko Frank ari umuvandimwe wanjye hari ibintu ikoresha nari maze iminsi mwoherereje ariko cyakuza no muri bidi yiwe sinabura ubwo nizere ko ejo tuzahura muri bidi yo kwa Frank tugapanga neza bisesuye ubundi tugakora akazi nta bunebwe. Nta kibazo ndabareka. Okay. Sawa umunsi mwiza ubwo na ejo tutagera saa moya za mu gitondo gushya muri aya masaha. Oh, funny. Akazi katangiye. Mubwira buranakubwiye ibintu byinshi. Uyu mujyi wacu ufite ibibazo winjiwemo n'ibyihebe winjirwamo n'abacuruzi b'ibiyobyabwenge nta zindi ngamba nka polisi twahamagariwe kurwanya ibyo bintu. Rero Cedro nona ubu tuvugana ndashaka ko winjira muri gahunda. Sinzakubona na rimwe wambaye imyenda y'akazi. Ugenda ubinjiremo bamenye. Njya numva bamwe ngo baba mu biryogo abandi ngo babaye cyangwa ngo abandi ngo babahe wowe icyo nshaka n'amakuru kandi ni jewe wenyine wo kuripotinga. Uranyumva? Yes sir. Ibyo bintu bikore nk'itegeko. Ubyubahirize nk'ibwiriza. Abo bantu raporo yabo umunsi ku wundi njye nyibona hanga. Hari nuwo numva ngo yitwa Frank. Asa nkaho ari we kizigenza muri bose. Umenya amakuru, umenya uko aryama, umenya uko abyuka, usajya umpa amakuru ku gihe. Wumvise ko ugiye gukora? Yes sir. Aba bantu ro kubinjiramo bijyanye intwaro wahura n'ibibazo. Yimereza nayo. Noneho genda nk'umusivili ubinjiremo umenye neza icyo wize. Yes sir. Genda. Kazi keza.
Cedro. Yes, sir. Welcome. Come on. Komeza hano gatoya. Nshingiye ku makuru maze iminsi umpa, urabona ko ibintu byose abantu tuzabafata tu. Liste yose ndayifite kandi nawe warakoze. Sibyo? Urimo urakora akazi neza nta kibazo. Kandi ubundi ni ko umusirikare. Yes, sir. Ko umuntu watorejwe gukora akazi k'igihugu agomba kubitwara. Hano kuri no kwitwara neza kubijyanye no kubanekera. Ubu rero ikintu tugiye gukora uyu munsi. Uyu munsi cya kihebe ntabwo kizi neza yuko amakuru yacyo tuyafite. Kirimo kiranyishakishaho ubushuti. Kuri rwose nabonye na invitation ye ngo afite ibirori ngo afite anniversaire. Ko aranshaka mu birori bye. Ubwo rero ngira ngo woweho umaze kubamenyera wabaye umupampe wabo. Uyu munsi tugiye kujyanira mu kirori. Ari abantu ntagarabo kwizerwa. Bari abantu hari igihe baba bafite intwaro, hari igihe bamara no kunywa basinda ugasanga batangiye ibintu by'urugomo. Nicyo gihe cyo kwigaragaza. Kandi ntibigere bamenya uriwe na gatoya. Mubizi neza yuko twari tuyibitse? Yeah. Urayibika ahantu neza. Oya mfite aho nyibika n'ugiye. Neza. Ku buryo na bya bihungu bye ngo agire ibihungu bisaka abantu. Ntihagire ariko se ntibamaze kuba abantu bakira. Nta muntu wamenye. Intwaro bibike kure ku buryo umutekano wawe n'uwawe wicungire kuko ngewe nta wamporaho barantinya bose uwicungire ariko ntazagira umuntu kumenya na gatoya. Ubu none tugiye guhaguruka duhurireyo yambwiye ngo ni saa 11. Saa 11 ni turi saa 9 witegure tuze kuhahurira. Komeza genda reka nanjye nkurozinge machine gatoya. Turahura saa 11 ntuzi gahunda ya leta. Yes, sir. Twebwe amasaha n'imvugo bibari yongera. Ni gahunda yo gukurikirana umuntu. Reka nanjye ndebe ko nashyiramo agakoti. Ubundi noneho tujye kubikurikirana sha.
can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change you. How are you? Fine. Long time. What the fuck? Where come from? Shut up, yo! Okay. No problem. Fani, byaba bikwiye se? Byaba bikwiye kuzana abandi bakurinde bagucungira umutekano? Oya ariko urabizi Frank. Urabizi ko ngiye iteka ngiye mfite abantu bandi. Abo mfite bari bahagije. Frank, aba bantu ni uri kumbwira ngo kuki ngo sinari kuzana bodyguard banje. Abantu batagira umuco, ujye watose inyabupfura. Fani, calm down. Ntago bari bakuzi. Mfite aba bodyguard banye ntabwo nenze kuzana uwawe. Nundi mutse barujye batose inyabupfura. Bari bahagije. You are welcome. Okay, thank you. You're welcome. Very good commander, very nice commander, brother. So cool.
ugira gahunda kabisa. Yes, funny. Funny. Yes sir. Imyaka myinshi kabisa. Long time. Long time too. Tujye muri Paris hahiye. Fani murazanye? Yego turaziranye n'umuntu wanjye. Okay, karibu. Shitani. Tugende kabisa tujye muri show. Tujye muri show. Atoe mwanya. Fani karibu. Thank you. Fani bitadusuhuje ha. Ni I don't know. Ni mwanganye gutyo. Yes. Wow, share kanjisa tosha sipe. My God. Muto, niwonga na gutyo. I don't know. Urara neza. Muto. Shashero ari gasongo man. Yes we. Manura. Ego. Shara urukundo rwanyu rwararambye. She's my beautiful, you see? Yego sha. Mama nari ngukumbuye. Sha nanjye nuko pe. Sibiki. Frank, ko byibushye. Bona stress nkiteza gihe ngo. Nta mpamvu ya stress. Kaze kanje ngakora nitonze bucece. Aga stress nta kintu niko banimere. Kabisa. Ino mushiti wanjye turi ku munsi ku wundi. Sigaye n'ahantu heza kabisa. Abiharanye ariko. Nakoresha imbaga nyinshi. Abiharanye ariko nawe wabimfashijemo. Sha kabisa. Kabisa. Ariko zira business wabonye ko ziri kugenda mu Rwanda se. Cyane. Kabisa. Rero nanjye ndaje ngo dukore kabisa ubu ngubu. Gahunda no gukora. Ariko Aruno yarakuze. Nabaye isa. Aruno yarakuze kabisa. Yes. Ese we na Mutoni ntabwo murashyingirana? Turi kubitegura. Kabisa Frank, uri umuntu w'umugabo rwose wagiye usigasira abavandimwe neza. Buriya twari umuryango guhera mu buto yabonye ko tugomba guhuza ibiganza tukahura tukaba umuntu umwe. Kabisa warabiharaniye. Fani wishyire wizane. Aha mu rugo. Nta kibazo. Ino mushiti wanjye bamwita Fandi Kamari. Mushiti wanjye. Fandi Kamari, nishimiye ko nawe. Mukomeye cyane mukobwa mwiza. Murakomeye. Turakomeye. Nije Kamari wanga. Okay. Najya nkumva kuri televiziyo ariko narakubona online. Nziza cyane. Bose ndatambuka je muri mukazi. Namwe ndumva mukari. Nanjye rero ndagushimira n'abantu ndabashimira kubwo uyu munsi umunsi w'amateka yanjye. Ariko nta byinshi, ikintu cya mbere ni business. Business yo ya mbere. Ya mbere. Tricks. Cyane ko gatabi karahosha. Sorry kuba mbashiye mu ijambo. Kuba mbashiye mu ijambo sorry. Uriya yitwa Shitani na musanze yaratwe dufitanye gahunda. No mushiti wanjye. Aba rero nabo twavanye muri Afrika y'Epfo. Nuriye. Kara kagabo buri uko kareba karumye. Karumye kara kagabo twacanye muri byinshi. Ntukarebe kuriya. Karagiye karuma kagukubitira kira kigabo reba hariya. Ako simvuze ngo barwane ariko karumye. Suze musore wanjye. Komeye ku rugamba. Hara muri Afrika y'Epfo mpavuye kubera ishyari kubera aka kagabo. Kisha benshi karabamaze. Cyambere buriya
uravuga ngo ubugabo si ubutumbi. Umugabo ni mu mutwe kandi umugabo nibyo akora. Kabisa. Ikintu cya mbere. Kira gasare kanjye. Mwana sangira. Uriya ndamwizera cyane. Uriya ndamwizera cyane. Gusangira nawe nta kibazo bijya bintera. Kuko nawe yengeje kuri byinshi amafaranga yose mfite nabira ibintu byose nakoherezaga. Byaterwaga n'uriya. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo uwizera umwana w'umuntu avuma. Nta mpamvu yo kuvuma. Ese ware kuva na kera ntabwo uracyacecetse nka cyarira? Nakomeje kumva ibiganiro duherukana kera. Kera kabisa wenda kuza ubuhoro ucecetse n'undi kera twahuzaga. Ariko nacyo ndagusuhuje. Fani ura niwe mwizerwa wanjye mfite. Ndakeka mwamusanze no ku harera ari ku gipangu mukinjira. Kuva kera uriya niwe mwizerwa wanjye. Kabisa no kuva mu bwana bwacu ntabwo ari umuntu yakunda kuvuga. Ariko ndabona ariko yanakuza ameze da. I don't know. Congratulations muhungu mwiza. Murakoze. Okay. Sore wanjye. Reka ko gutinda mu bintu byinshi. Frank. Frank. Sukubavangira. Yego. Sino kwitora mu kiganiro cyane. Ako niba numvishe neza wasanga ariko gusaba akantu ko kagurike. Uyangira inama za buri munsi. Umuntu tuba tugana kuri business ungira inama za buri munsi. Kandi buriya business zibyara umusaruro nkuko bizi. Nahise mbimenya hari aho dufitanye nawe. Ako turazikemura. Okay, good. Wabwo ikiza wakora nk'umuntu businessman. Kiranye ndatanye nawe tugiye gukorana akazi neza. Wewe wamutama ibiceri nta kibazo. Noneho ko uyu mugabo tuzamukenera. Tuzamukenera kabisa. Afande. Nishimiye guhura nawe kabisa. Ni sawa. Uyu mugabo akunda kumfasha muri byinshi bigiye bitandukanye ndetse akananyitambikira. Bitewe na business tuba twapanze n'akazi. Nawe ntabwo yahirirwa. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo abwirwa besha kumva bene yo. Uneke kwa byumvise. Nabyumvishe. Urero ikintu nakwifuza ishime gura nta fandi. Kandi tuzagendana neza. Afande nge ubu tuvugana ngiye gukora ikintu bita reki around defense atazagira duye kwinjira. Hoya umva yaka. Garuka. Garuka hano. Hano kibazo ndamwizera. Hano hari abahungu banje babishinzwe kandi bakora akazi neza uko bagashinzwe. Hera kuri uriya uhagaze hariya mu muryango. Hari n'abandi benshi dukorana. Wowe kwivuna ntugire ikibazo. Ubundi umusore wawe sinzi impamvu namuzanye nakubwiye ko mfite abarinzi benshi kandi bahagije. Ari no kwicara. Ko ni nkora mutima ye. Ndi nkora mutima ye. Nta kibazo. Ariko ndakeka abantu wazanye mu kirori cyawe basa nk'abaderanja mu kuntu. Utugi twa hato na hato, tujwi twa hato na hato, ariko ntari bifra. Urabizi kuvana cyane aho nkunda akavuyo. Ndabizi. Akavuyo kanye naho gushaka amafaranga. Iyo bibayemo gushaka amafaranga cyangwa gushaka inoti, ntumbigira amakavuyo. Ndetse byana ngombwa n'ubuzima bwanyu bukagendera. Mubizi? Ndabizi. Iyo bibaye ngombwa tumena amaraso niko bimeze, amaraso ugomba kumeneka kandi tuke. Bamwe bagapfa abandi bakabaho niko bimeze. Okay. Fani rero ikintu cya mbere no gupanga business kandi mukomeze mufate n'icyo kunywa. Nta kibazo. Ahangaha nta kintu cyahoze na kimwe. Byose birahari. Okay. Ikindi urabizi igihe cyanjye n'amafaranga. Time is money. Igihe cyanjye n'amafaranga byo kujya kuva mu nagize umunsi mukuru yego nagize isabukuru nabatumiye bavandimwe ariko ikintu kiri imbere nta mafaranga. Kitarimo amafaranga ni hanze. Kabisa ndabizi. Rero mugabo namugushimira cyara shitani. Shitani buriya turaziranye cyane. Igihe kinini uriya no gikorera ku giti cyiwe. Nawe ukeneye kumutuma ukaba wamuha akazi ni fresh uriya ndamwizera. Niyo umuntu yaba ari mu kuzima muvanamo.
mfite abahungu banjye bahagije ariko bibaye gukenera abandi b'umusada amwitabaza nta kibazo amwitabaza ariko abahungu banjye mfite barahagije. It's okay. Okay, njyewe ntabwo ntinda kuri uyu munsi mukuru. Ikintu cya mbere nuko nishimiye kubona nawe mu gihe shire tudaherukana uri hanze ahubwo dupanga ibintu bya business. Nta kibazo wavugana n'uwo mugabo w'umushiti wawe mukabikemura ugakemura n'ikibazo cyabariye abantu bawe barimo hariya numva bafite urusaku ubundi gahunda zigakomeza tukaganira nka famille si bya runo. Okay, urambwira ko ntari ku ariko nta kibazo kandi kanjye karaza. Urambwira time ufite mu Rwanda uzamara igihe kingana gute? Wenda cyahari nta kibazo. Uracyahari? Yeah. Ugana no gushaka amafaranga. Yego. Biriya bintu njya kunyohereza bizatujye bitugeraho gute ko wavuye hariya? Ibyo nta kibazo turabiganira banza ukemura ikibazo cyawe n'uwo mugabo. Turabiganira nka famille. Ugana ho gato. Bafite akajagari abuzinda akavuye kuva kera. I don't like it. Yeah. Fani. Turangije na fandi. Kamari buriya n'umuntu tubuza buri kimwe cyose. Maragesa mato. Excuse. Nta kibazo byo bigiye na shuba nta cyo tuganira. Yeah. Urabizi ko nakubwiye ko igihe cyanyira amafaranga. Nangaha dukeneye imari izaboneka gute wavuyeho uzinyohereza n'ugumi nangaha. Icyo si ikibazo Frank nari gusobanuriye ikibazo ufite ikibazo sa amafaranga turafite twarakoze hari amakwa amafaranga kene nakubwiye ko hari abanyeshyari benshi nicyo gihe rero nze nkorera hangaha kana arahari. Reka mbwire urabizi ntabwo umuntu areka gushaka amafaranga ariko yapfuye cyangwa yashizemo umwuka. Nta muntu ujya ushaka amafaranga arekeraho. Kandi noneho nari maze kugira abantu benshi mpereza imari kuva ngo waje ngugi ugomba kuguma hariya ntukabura ubwenge ugashaka ukonyoreza imari tugacuruza. Ibyo nabyumva gusa Frank ujye basere mu bintu byawe. Abantu babahanga mwiyi nzu abo bantu bunde abantu b'ikirori wirukanye ntabwo batashye barahonda inzugi barashingura inzugi baravuga baragira gute bira bintu ntabwo ari byo. Nkabura nka rwarugi turuvuze wamenye nde watwumviriza kutagira n'amakinga ware abango bagiye bari kubikurikirana. Abango babikurikirana nabo urugero bavuga kuri yawe wasahara umuntu uri kutwumviriza. Ntugire ikibazo na kimwe urahangaha iwanje kwa Frank umutekano bari wose. Nkazira mbobo zose nabonaga zirahanga muri saro zose muraziranye bagiye bose nabataye yahuzo wabibonye. Ikintu cya mbere mugana kuri business yacu ntabwo nita ku gihe cyo vuga ngo ni umunsi mukuru wanjye. Yego n'umunsi mukuru wanjye ariko umunsi mukuru utarimo amafaranga cyangwa utagira amafaranga utagira umusaruro no. Ujyana n'abantu bari seri reba nk'abo ko twicaranye hangaha reba shitari nkuriya wavuga ngo ufite intozi umuntu ikora ku giti uyu ndamwubaha cyane ndamwemera ko akora akazi ke neza nuko mutarakora na rimwe ariko wanze ukabanya kavuyo kamwinzu bafungura burasi byiza Frank. Ibyo bindekere ni ibyanjye inzu yanjye cyane abantu tubane ibyo bireke. Zirambo nabonye kandi utagiye kunyigirira ibyo tubireke. Frank ko turaziranye nakugira inama ware. Yes mama. Ibyo mvuga si byo ra ibyo uvuga ni ukuri pe. Tumenyane gushaka amafaranga tumenyane muri business yo gushaka amafaranga ibindi tubireke. Ariko nkwe kugira inama Frank twarakuranye mu bwana bwacu kuntu twe tubanye murabizi nawe arabizi kuba nakugira inama rero ibiri mu rugo rwawe ni uko nanjye wazi wajye ukabimbwira. Wait gato nafande mu gishunyitaro mama ka yesa Fana utagiye kunyinjirira yesa afande buretse gatoya hari ibyo ndi gukemura amafaranga yawe nzayaguha ejo saa 7 uzamuhamagaye nta kibazo
iyi ntayaguha imari zanjye uzazifunge nongera kuzifata sawa Yes. Uzi impamvu itumye ngusohora? Ntabwo nyizi. Njye nabonye ibintu hano bikabije. Ibiki wabonye sheri? Frank akurusha amafaranga. Yes. Frank ni my boss. Ndetse na Fanuje ni boss we. Yani we boss mukuru. Ese ntabwo ubizi? Yewe ndi hano kubera Frank. Frank ni umuvandimwe ariko niwe boss wanjye. Ese uzi ko atari nkorera? Ntabwo ariko nari mbizi. Niko bimeze sheri. Umva rero ikintu ngiye kukubwira. Yego. Frank afite amafaranga menshi cyane. Ayabika heza. Ayabika no mu kabati. Hirya y'igitanda afite ahantu abika amafaranga, igikapu kiba cyuzuye amafaranga. Frank ni umukire. Umva mubwire rero deal. Ndakumva. Ubu ngubu tugiye kwiba amafaranga tugenda. Ntabwo bishoboka. Sheri njyewe unzi Arno Frank yarandeze yaramfashije anyishyurira amashuri atuma n'utumye mbondiwe nayo mafaranga ubona unyekera byose no kubera boss Frank. Ni gute wambwira ngo mwibe sheri ubizi ukuntu kuba turi abana Frank na niki yankoreye na gutuma mwembe icyo ngicyo. Oya sheri ndagukunda ariko urabizi kugira guhemukira inshuti yawe amaraso yawe sheri ntabwo nayahemukira. Frank ni amaraso yanjye. Frank ni amaraso yanjye ntabwo namuhemukira. Ufite kubitekerezaho rero kandi tukabikora. Akumbwira impamvu imwe yonyine cyangwa ebyiri ushobora kumbwira nawe uzi Frank uzi ukuntu yangize n'amafaranga ubona naba naguhereje mba nayakuye ko yakumurera Frank. Ushatse kuvuga ngo naguri bubikore? Ntabwo nabikora sheri. Urahakana? Ntabwo nabikora. Ndakubwiza ukuri. Ntabwo na n'Imana yazama. Ntabwo nabikora. For sure. Baby, ni iki kibazo ufite? Wabuze iki gishaka gutuma twiba inshuti yacu? Baby ndatwite. Ngo? Uvuze ngo iki? Ndakubwiye ngo ndatwite. Kubera iki se uyu munsi ari bwo wahisemo kubimbwira sheri? Wowe utwite inda yanjye. Kubera icyo utabimbwiye twari turi kumwe umunsi w'ejo. Niba ari ibyo ngibyo amafaranga ndayiba. Ntabwo umwana wanjye yajya kwandagara. Niba amafaranga ndayatwara. Umwana wanjye sheri. Ngomba mva mubwire. Turi kuri vuba bakiri hariya. Mbo urabizi. Turi ukuntu bimeze. Ngende ndi ukuntu n'igikapu. Urakomeza urebe ukuntu bimeze kuko bazi ko umwana wo mu rugo amafaranga direct imodoka tutegura imodoka tutugiye sibyo. Ndagukunda baby. Hangane muza kwishimishiriza. Hani soni. Zakonera urugo mwako.
Yonda by'urukundo nkunda njyewe birandenga nshaka imiturano nkayibura ndagutekereza ikiniga kikanyica ariko nzamukunda kugeza iziba nshaka imiturano nkayibura ndagutekereza ikiniga kikanyica ariko nzamukunda mutoni wanjye kugeza imvi zibaye uruyenzi zimbona nkuko abandi bambona sinamenye ibyiza biri muri njyewe kurusha ibibi iby'abandi bafataga nk'ibyago bya kubereye amahirwe kubera kunkunda baby wangumyeho abandi banaye wanyiyegereje abandi bamunda nanjye sinzagutengura nawe siyakurama nzaguhora iruhande yonde by'urukundo nkunda njyewe birandenga nshaka inyiturano nkayibura ndagutekereza ikiniga kikanyica ariko nzagukunda mutoni wanjye kugeza imvi zibaye uruyenzi biragoye kubona ibyo nakwitura gusa nzagerageza nguteteje nza kugira umwamikazi w'umutima wanjye sinzatatira kugira ngo dufitanye mayikucu mayisiri Thank you, baby. Shuka mbanze njye kuguteka. Oh, thank you, sweetheart. Thank you, darling. I love you. Love you too. Thank you, baby. Baby, mereza uriya muceri. Nasibuye. Bebe, amasomo wayatsinze uyu munsi. Aho mu wakasi ufite? Urayikora ryahise kandi ubona bwije. Ugiye kwikorera? Nta muntu ushaka se kugufasha ari njye na dadi ninde ushaka? Njyewe uzurana ari guteka koga. Wajya ukabwira dadi akagufasha. Badari muri salo. Twamusize ariko wagenda umubwira akavunira kuri gitari. Gitari ni ibira ari yarari gucuranga. Ubundi akagukoresha nk'umwaka, sibyo? Genda ubwire dadi akoresha nk'umwaka, sibyo sitari? I love you. Super.